Ibihe byiza ukurikiranye Kibera Inka TV, ikaze mu biganiro byacu by'uno munsi. Twizera ko umeze neza aho dukurikiranye wowe uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo. Tugushimira kandi gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu binyuranye. Dushimira abamaze gukora subscribe, abatarayikora namwe niba iki kiganiro ari bwo bwa mbere ukibonye, niba iyi channel ari bwo bwa mbere uyibonye, ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe gukora share ndetse na like. Niba kandi ari icyo wifuza ko watubaza, watwandikira hasi muri comment, twaza kubibona hanyuma tukaba twagusubiza. Abari mu Rwanda ikaze, abari muri Afrika y'Iburasirazuba ikaze, abari ku mugabane wose wa Afrika, Iburayi, Amerika, mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kuza ku nkuru iri kuvugwa i Rubavu. Ni inkuru nziza y'iterambere ry'aka karere kazwi nk'igicumbi cy'ubukerarugendo, aho aka karere gafite umushinga ugiye gutangira vuba ahangaha wo gushyira nimero ku mihanda. Murabizi abagenda mu mujyi wa Kigali n'abagenda mu mijyi itandukanye yateye imbere, buri muhanda ubundi ugomba kugira izina, ugomba kugira nimero, ndetse bikagira no ku rugo, n'urugo rw'umuntu rukaba rufite nimero. Ibi rero bifite akamaro cyane kubera ko bihita byoroshya uburyo bwo kumenya ahantu. Urebye iyo mibare iri ku byapa biba biri ku iyo mihanda, ariko bikanoroha cyane kubera ko iyo bimaze kujyaho bihita bihuzwa n'ikoranabuhanga, ku buryo nk'abasura ahantu bakoresheje Google Maps bihita byoroha kuhabona, aho bya bindi byo kugenda uhamagara umuntu ngo ndangira ahangaha, ngo fata mu motari ngo umanuka ahangaha, ngo katanga ngo hari igiti, ubwo se usanze bagitemye. Ngo genda ngo nugera ahantu hari ibinogo byinshi, ngo kuri motari agende gahoro, ngo urabugiye kuhagera. Ibyo byose bihita bicika kubera ko umubwira noneho umuhanda utuyeho, ukanamubwira urugo utuyemo, nimero yarwo, agahita yizana akakugeraho gutyo. Rero ni mu rwego rwo korohereza abantu kumenya aho bajya ndetse no kuyobora ababagana. Akarere ka Rubavu karavuga ko mu mirenge 6 igize igiciye cy'uyu mujyi w'akarere ka Rubavu, ubundi ukaba ari n'umujyi umwe ukomeye mu gihugu ko uri mu mijyi yunganira Kigali. Buriho hateganyijwe umushinga wo guha imihanda nimero uzarangira utwaye arenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Birahenda, ntabwo ari ibintu byo kwisukirwa, nyine birahenda. Rero n'umushinga uzakorera mu mirenge ya Gisenyi, aba Rubavu namwe uzabageraho, Rugerero uzabageraho, hanyuma igice cy'umurenge wa Nyakiriba uzabageraho. Ubu ndatekereza hariya za Mahoko, aho ngaho no ku Kabari. Hanyuma mu murenge wa Nyundo namwe bizabageraho, abari hariya ku Nyundo, abari kuri Pfunda, hanyuma n'igice cy'umurenge wa Nyamyumba. Niyo mirenge 6 rero, harimo imirenge yose, hanyuma indi ikaba ari ibice bitewe nuko ari imirenge ifite ibice twavuga icy'umujyi, ikindi gice kikaba ari icy'icyaro. Ibene ibi ngibi ntabwo biba bireba icyaro, kuko ntabwo wagenda ngo ufate gahanda kajya mu Nsina ngo uvuge ngo uzagashyiraho nimero. Biba bireba rero by'umwihariko ahantu hari umujyi. Hanyuma iki gikorwa rero kiri mu biteganyijwe mu mwaka w'ingengo y'imari w'uyu nguyu turimo 2025-2026. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yitwa Murindwa Prosper, akaba aratangaje ko iki gikorwa cyo gushyiraho nimero ku mihanda ubundi kizorohereza cyane abazagana aka karere gakunzwe gusurwa kubera ubukerarugendo. Rero meya yaravuze ati aka karere k'ubukerarugendo nka Rubavu gakwiye ibyiza nka nimero zo ku muhanda zizafasha abatugana koroherezwa ndetse no kwijyana mu buryo bworoshye. Inyigo izagaragaza ikiri gukorwa n'igiciro bisabwa abapigana ubu ngubu bigeze kure, kandi bigenze neza bitarenze Ugushyingo ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2025 izaba yarangiye, ukazafata rero imyaka 2 ingengo y'imari kugira ngo ibi bintu bikorwe. Meya yakomeje avuga ko uyu mushinga kubera ikoranabuhanga rizawifashishamo
uzagirira akamaro kanini abatuye ndetse n'abagenderera aka karere ka Rubavu. Mubizi ko gasanzwe kagendererwa ariko kakagira ikibazo, kubera ko reka naye kuvuga ko ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo ariko kitameze neza. Uyu mujyi wa Rubavu ufite imihanda myinshi. Abantu bazi Rubavu murabizi, hari amavene n'amavene, kubera ko umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Musanze niyo mijyi kuva na mbere yuko abaturage bayitura cyane yari yaraharuwe, yari yaraciwemo imihanda ku buryo nyine ifite imihanda myinshi. Ibintu rero bigora abantu basura Rubavu, uramubwira uti nsanga Nyakabungo, akagenda akata imihanda, ndetse ngo hari n'abamotari bajya babibeshyiramo abantu. Wamubwira ngo njyana Nyakabungo abazi Rubavu ni hariya hubatse gare, kandi ubwo uri hehe se? Uri ku musigiti. Agahita akubwira ati ni 1000, akagenda gukatisha iyo kuzamura iyo ngiyo za Majengo, akagukatisha iyo ngiyo za Mbuga Ngari, akakumanura kuri Petite Barriere, akaza agakerera akagenda na RCD, hanyuma agakata akaza kugeza Nyakabungo. Igihombo akaba yakiriye, kandi ubundi wari kugendera 300 cyangwa 200. Ibiro biterwa nuko uyu mujyi wa Rubavu mu by'ukuri urimo imihanda myinshi inyuranamo, ku buryo biragoye ko wabona inzu 3 zikurikirana utaragera ku muhanda wundi. Nuko biba bimeze, aheje usanga ari inzu 1 2 3 ukaba ugeze ku muhanda, 1 2 3 ukaba ugeze ku wundi, gutyo imihanda myinshi kabisa. Ubwo rero kuzayishyiraho nimero bizaba ari ibintu byiza, cyane cyane abajyaga basura Rubavu bakayobagurika, cyangwa abo bamotari b'ingeso mbi bakaba babarya utwabo. Meya rero ati ibyapa biyobora abagenda mu mujyi bizafasha abatanga serivisi kuranga aho bakorera, hanyuma ikoranabuhanga umuntu akaryifashisha akurangira aho aherereye, ukamugeraho hatabayeho kuyoba, haba ku mahoteli cyangwa se inyubako. Byose bizaba bifite nimero, kandi bizahita bizamura agaciro kuko imiturire ibigeze ku rwego mpuzamahanga. Ayo nguko ibyo ni byavuzwe na Meya Murindwa, wanahamije ko uyu mushinga mu gihe uzaba watangiye gushyirwa mu bikorwa bizorohereza inzego z'umutekano kuba zatabara igihe wenda habaye nk'ikibazo, hanyuma bakakugeraho mu buryo bworoshye, kuko byoroshya kuyobora ndetse ntagire n'iminota itakara mu nzira, aho ushobora kuyoboza nka ambulance, wahamagaza nka ambulance kugira ngo izakugereho ikagenda ikata iyo muri twa duhanda kugira ngo izakugereho bikagorana. Mu gihe uyibwiye uti ndi kuri uyu muhanda, ntuye muri iyi vene ya nimero runaka, nubwo yaba atahazi araza nyine akakugeraho. Meya kandi yahamije ko no mu gihe ingengo y'imari yaba ibuze yo gukora ibi ngibi, bazakorana n'ibindi bigo bisanzwe bibatera inkunga cyangwa by'abafatanyabikorwa kugira ngo uyu mushinga ushyirwe mu bikorwa, ko ni umushinga mwiza kandi washimwe, kandi ati ukwiye kugera mu karere k'igicumbi cy'ubukerarugendo nk'akarere ka Rubavu. Hanyuma tubabwira ko yaba imihanda minini, imihanda iciriritse ihuza minini n'imito, ndetse na twa duhanda dutoya tw'abantu batuye mu mavene, buri wese uzaba ufite icyapa kigaragaza nimero yawo. Akarere ka Rubavu rero kagiye gukorerwamo uyu mushinga ni akarere ka 3 mu by'ukuri mu gihugu, nyuma y'uturere 3 tw'umujyi wa Kigali aritwo Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Akarere ka Rubavu niko kazaba kabaye akarere ka 4 mu Rwanda kagiye kugira imihanda ifite amanimero. Nibyo rero ni inkuru nziza nari mbaboneye, ndavuga nk'umuntu uri Rubavu, ndabizi ko abantu bakunda kuhasohokera cyane mu weekend cyangwa mu bihe by'iminsi mikuru. Iyi nkuru sinabura kuyikubwira, kubera ko nimba utarayobera i Rubavu ugenda uyobagurika ntiwamenya agaciro k'iyi nkuru. Ngibyo rero tuzakomeza kuyikurikirana igihe icyapa cya mbere kizaba kihashinze, nanjye nzaba ndahangaha kugira ngo mbashinga kara mbabwire nti muze murebe Rubavu ikeye. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Nari Tonto Charles, ciao.